ndabasuje cyane ndabifuriza umunsi w'icyumweru mwiza ndizera ko muri amahoro abadukurikiye aho muri hose. Ikiganiro ni CNM podcast, ngewe nitwa Vital Muvunyi. Uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe nabo turi bufatanye muri kiganiro. Ndi kumwe n'abatumirwa babiri ariko ndi kumwe n'undi muntu tugiye dufatanya kuyobora ikiganiro, uretse ko uyu munsi tutari bufatanye kuyobora ahubwo araba umwe mu bandi bubaza. Reka bari nawe mperaho umuyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries Dr. Norman Paul Desire basuhuze anatwakirira abashyitsi. Mwakoze Vital ku mirimo myiza ukora kandi turabakiriye kandi tubashimira cyane gukurikirana ibiganiro kandi abashyitsi turabakiriye. Murakoze cyane. Uyu munsi turavuga ku ngingo iryoshye ubushize twayivuzeho mu minsi yatambutse, tuyivuga ariko mu buryo abongereza bita theoretical, tubivuga mu buryo bwo gusobanura, bwo gutanga ubusobanuro cyane. Ntitwajya muri iyo ngingo mu buryo bwimbitse ngo twumve uburyo iyi ngingo ishyirwa mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Turaza kuba tuganira rero ku kintu mu Kinyarwanda bise ngo n'ubwigishwa, abandi babyita kuba umwigishwa, mu Cyongereza discipleship. Ndizera ko abantu benshi bumva iryo jambo discipleship. Nicyo tuza kuba tugarukaho, gusa umwihariko nuko uyu munsi tutaza kuba tubivuga muri teori gusa cyangwa se mu buryo bw'ubusobanuro bw'amagambo gusa. Tuza kuba tunagerageza kureba mu buzima bwabo turi kumwe nabo niba iyi ngingo barayibayeho ubuzima, barabayeho ubuzima bwo kuba umwigishwa. Ubundi kuba umwigishwa mu magambo makeya mbisobanuye nuko iyo umuntu amaze gukizwa ahita ahinduka umwigishwa wa Kristo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe bwose busigaye yigishwa na Yesu, ariko nk'uko Yesu yabitegetse kandi nk'uko yabishimye, yashimye ko ubwo buzima umuntu atabubaho wenyine, abubanaho n'abandi. Bityo bakuze mu gakiza bashinzwe gufasha batarakura mu gakiza kugira ngo bose barusheho kwegera umwami, kandi bose barusheho kumumenya, kandi bose barusheho kumukorera. Nta mugisha ubaho nko gukizwa ugahita ugira umuntu ugufasha akagusobanurira byinshi utaruzi. Abantu benshi byagiye bibaho, njyewe ubwanjye naramugize. Umugabo witwa Mushayija mu 2010. Uyu munsi ndaza kwambaza abagabo nibo nabo bafite ba Mushayija wabo. Tugaruka kureba ese ubundi ubwigishwa niki, tugaruka kureba ngo ubundi bikorwa bite, bigenda bite, babugamije iki n'ibindi byinshi. Ndi kumwe n'abagabo babiri hano rero batangaje cyane. N'abagabo mu Kinyarwanda umuntu ahita yumva ko bashatse, ariko n'abagabo batarashaka nubwo umwe ari hafi cyane. Ayo makuru nahitamo ko yababwira aza kuyababwira. Reka mpere ibumoso bwanjye ndi kumwe na Mukristo Eric. Karibu cyane. Murakoze cyane Vital kuduhereza ikaze, turanezerewe cyane kubana namwe ahangaha. Ubwa kabiri wowe hano, ubushize twavugaga cyane ku buhamya bwawe. Uyu munsi nabwo tuvuga ku buhamya bwawe. Numunezero kuri twebwe rero kuba tukwakiriye. Manshimwe cyane. Eric ni umwanditsi w'ibitabo, ni umuvugabutumwa, umwigisha cyangwa umwarimu, akora ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ngarutse kuri icyo kintu cy'igitabo kubera ko mu gitabo cye n'ubundi n'iyi ngingo igarukamo, ingingo yo kugira uwo mugendana urugendo ukamubaho accountable, cyangwa se akagira ibyo akubaza nawe ukagira ibyo umubaza, mukaganira mukamenyana akagufasha. Iyo ngingo rero kubera ko yigarukaho afite ubushobozi bwinshi n'ibintu byinshi abasha kuyivugaho, uretse kuba yarayisomyeho cyane akanaba ayigisha abandi, ariko nawe ubwe ni ikintu cyamugizeho, ni kimwe mu bintu byagize umumaro mu buzima bwe. Ndi kumwe n'undi mugabo rero hano nawe ukurikiyeho witwa Frank. Karibu. Akoze cyane. Frank Rudasingwa ni umuririmbyi. Yego. Frank, tubwire ku ndirimbo zawe. Akoze cyane. Ndi umuririmbyi, ndi umwanditsi, nkaba n'umuririmbyi, kubera ko ushobora kwandika ariko ntushobore kuririmba. Sinagira ubuntu bwo kwandika nkanaririmba. Sofa mfite indirimbo ebyiri hanze, imwe yitwa Nta Kikunanira, indi yitwa Himbaza. Ziri kuri YouTube channel yanjye yitwa Frank Roots Official. Frank Roots. Roots byanditswe nka Rantoya na U na D na S. Okay. Umuntu ashobora kuzibona kuri YouTube rwose. Ikindi abagabo bahuriye mu muryango umwe wa Gikristo. Yego. Uwo muryango ni uwuhe? Witwa Messengers of Christ, cyangwa se itsinda rihuza abizera cyangwa se abantu bafite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni itsinda rihuza abantu bavuye mu matorero atandukanye, of course bizera
Kristo nk'umwami n'umukiza, bemera urupfu n'umuzuko bya Kristo, hanyuma tugafatikanya kugira ngo dutyazanye. Bira ni kuvuga nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu atyaza mugenzi we kugira ngo turusheho kuba bigishwa beza, hama tugere ku bandi nabo bataramenya iby'umwami, nabo tubabwire ubutumwa bwiza baze kandi dukurire hamwe. Frank urakoze. Wenda tuvuze ko ari umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo akanaba umuyobozi wa Messengers, ariko bakanahurira mu yindi organization yitwa Youth Impact Mission. Gusa nagira ngo tugaruke kuri Eric gatoya. Muri introduction ye hari ibintu navuze igitabo, gusa nibagirwa ko ari anakora uyu murimo ndimo gukora uyu munsi wo kuyobora ibiganiro, afite podcast yitubwireho. Yego, podcast ubundi nta kindi gamije, ni discipleship, gukomeza kwamamaza ubwami bw'Imana. Yitwa Cross Represented Podcast, aho dutekereza ko buri mwizera wese ahamagariwe kuberaho Kristo ahantu hose ari. Ariko kuri YouTube nuko nguko yitwa, ariko hariho amazina yanjye mu Kristo Eric. Bitwagiye tubivugaho, tugize n'umugisha wo kongera kuza na extension y'ibyo n'ubundi tuba turimo turakora kuri podcast. Murakoze cyane. Murakoze cyane Eric. Abakindi nuko abagabo bose ari abayobozi bo ku rwego hejuru. Youth Impact Mission yari imvuze ni umuryango nawo wa Gikristo, ariko yibanda cyane cyane mu gutoza abayobozi. Nyirango naho baraza kugarukaho mu nkuru bari buze kudusangiza, ariko tutarajya mu nkuru ngo twumve uko bijya mu buzima bwa buri munsi. Reka duhere kuri Dr. Norman atubwire mu magambo makeya ku muntu utazi icyo kintu cyitwa discipleship, umusobanuriye wamubwira ngo discipleship ni iki? Ubundi discipleship ni ijambo riri mu Cyongereza, nagira ngo mu magambo yoroheje birimo abantu babiri, umwigisha n'umwigishwa. Ugiye kureba muri context yacu kuvuga ngo umwigisha n'umwigishwa ntabwo tubisobanukiye neza mu bihe byacu. Twebwe tuvuze umwigisha n'umwigishwa tubera mu buryo bwo mu classroom, ariko ugiye kureba mu byanditswe na culture muri icyo gihe biratandukanye. Ntabwo wajyaga mu class, ntabwo wajyaga mu cyumba. Umwigisha n'umwigishwa barabanaga. In fact, umwigishwa niwe watoranyaga a disciple. Ntabwo ari a teacher, a disciple watoranyaga. Yes. So ubwo rero ni nka navuga ngo ni umwigisha n'umwigishwa, ariko birarenze cyane uburyo tubivugamo. Dushobora kuba tuvuga discipleship nkaho ari gufata igitabo ngo wigishe umuntu. Muri discipleship rero iri biblical, ntabwo bafataga igitabo, ni ubuzima. Umuntu yagendaga n'uwo munyeshuri akamureberaho, akicara ku birenge bye. Ubwo rero ni ikintu ntabwo ari ikintu cya program, bwari ubuzima. In fact hari igihe bagendanaga, igihe cyagera baka nka initiation, nabivuga muri culture y'Inyafurika, batozaga umuntu igihe cyagera akaba umugabo akajya kwigisha. Tubira muri Yesu Kristo, nawe yabaye a disciple, baramwigisha kugeza bagize imyaka 12. Hari imyaka bageraga bakavuga ngo none ubaye umugabo. So ni ibintu bitandukanye no mu gihe cyacu. Ntabwo ari programu uko tuyizi, ntabwo ari gufata intuzo ukigisha umuntu, ariko ni urugendo umuntu akagenda akwigiraho, akwiyobora ibyo utazi agenda bikwigisha kugira ngo nawe uzigisha abandi. Murakoze cyane. Frank, uramutse ubwongeraho ikintu kimwe cyangwa bibiri mu busobanuro Dr. Norman aduhaye ku kintu cya discipleship, kuri iyo kintu cyo kuba umwigishwa, nibihe wakongeraho? Dr. bivuze neza, sinzi ko ndi bwongeremo ibirenze ibyavuze, ariko reka ngerageze. Ntekereza ko ikindi kintu nashimangira nuko hagomba kubamo willingness cyangwa se ubushake kugiye kwigishwa n'ugiye kwigisha. Birumvikana ko ugiye kwigisha we yabihisemo arabigambira, ariko n'ugiye kwigishwa agomba kuba bishaka kandi anabyemeje, kuko bagiye kugendana urugendo. Kandi hari icyanditswe kivuga ngo ababiri ntibagendana batasezeranye, so bagomba kugirana isezerano kugira ngo urugendo rubashe koroha. Murakoze cyane. Mu Kristo nta kindi wumva we wakongeraho kuri ibyo bavuze, kugira ngo hari wenda udukurikiye kataza kumucika? Yego, nanjye ntabwo ni ukuzuzanya.
bavuze icyo kwigisha n'umwigishwa icyo ari cyo. Nanone harimo gusobanukirwa ko ni urugendo ruri kugana ahantu runaka, ni willingness, ariko mu by'ukuri haba hari focus, haba hari purpose, haba hari impamvu itumye mugenda urwo rugendo. Iyo mpamvu rero nta yindi ni ugusa na Kristo, ni ugusa na Kristo muri aspects zose zigize umuntu, kubera ko hari ukwigisha kwishi kugiye gutandukanye, hari umwigisha, hari n'uwigishwa, ariko mu bintu bitandukanye, ariko intego igomba nyine kuba hahandi nihe turimo twerekeza, kuba badefininze neza ni ikihe cyerekezo turimo turagenda, nihe turimo twerekeza muri runo rugendo turimo tugenda, kuko nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Hari umwigisha, hari umwigishwa, bose barabyifuza kuba bagendana urwo rugendo, ariko se bagiye he, barimo barerekeza he? So at the beginning iyo bamaze kubisobanura neza, iyo willingness ihari, baba bazi aho barimo barajya. Nacyo ni ikintu cy'ingenzi kudefininga impamvu ya discipleship. Urakoze cyane. Frank, wagira ngo ikintu nshaka kongera? Oya, ndanyuzwe n'ibyavuze. Urakoze cyane. Reka nasobanurire nanjye akangaka mu byo Dr. Norman, hari amagambo Dr. Norman yakoresheje ubundi kera, muramfasha nimusanga nibeshye, muri ya systeme cyangwa muri uriya muco Dr. Norman yaravuze habagaho umwigishwa n'umwigisha. No muri Bibiliya ubona bakoresha ngo a servant and a master, a disciple and a master. Muri iki gihe hari irindi jambo ryitwa disciple. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ukuyobora ariko atakubwira ngo unyigane ngewe ngenyine, kugira ngo unyigane mu byo ubona nkora neza nk'uko boss wacu cyangwa master wacu bimeze, ariko twese turafatanya kuba umwigishwa wa Kristo. So ni ukuvuga ngo n'iki gihe niba Dr. Norman ari we untoza ibyo gukurikira Kristo, ntabwo mba umwigishwa wa Norman, umwigishwa wa Kristo urimo gutozwa na Norman, niho hazamo disciple. Ni kimwe mu byo nashaka clarifying, kuko ikibazo cya kabiri ngiye kubabaza kiraza muri uwo mujyo, kuko nabasezeranije abadukurikiye, nababwiye ko turi buvuge kuri iyi ngingo, ariko tukava gusa mu busobanuro bushingiye mu magambo, uko bikorwa, uko byitwa n'iki tukajya no mu buzima busanzwe. Reka mpere kwa Mr. Eric Mukristo. Ugeze ugira disciple mu buzima? Yego, nekereza ko ariyo mahirwe nagize, kuko igihe nahaye ubuzima bwanjye Kristo, igihe Kristo yaje mu buzima bwanjye, aho ngaho niho urwo rugendo rwo gutozwa gusa n'umwami niho rwatangiriye. Kuva rero icyo gihe cyose maze muri urwo rugendo, uwo muntu arahari, ari mu buzima bwanjye. Mr. Frank, wagize umudisciple? naramugize kandi reka mvuge ko nabagize, ntabwo nagize umwe, nagize abarenze umwe, kubera ko twisanga ahantu hatandukanye. Uyu munsi ushobora kuba ndaha, Dr. bivuze neza yuko ubundi byari bikwiriye yuko utumva ibyo umuntu avuga, bitagarukira mu kumva ubwo uwo muntu aba ari hafi yawe, buryo ubona ubuzima abayeho, kuko biroroha kwigana cyangwa se umudisciple mwiza nk'uko tubivuze ni umuntu wigana umuntu, ariko niba kwigana umuntu utareba. So rero nagiriwe amahirwe yuko ahantu hose nabaga mfite umuntu cyangwa se abantu banyigisha. Ndavuga ko namugize kandi nabagize. Kugeza mwese nta n'umwe uraba uragira za titre twemera z'abakozi b'Imana. Ndimo ndatekereza ko hari ushobora kwibwira ati ibintu byo gushaka abadisciple ni ibintu bireba abasore bakiri batoya. Dr. Norman, mwebwe urugendo rwanyu rwabayemo disciples cyangwa disciple umwe, cyangwa ni iby'abana bo muri iki gihe gusa? Uburyo abantu babitekerezaho uyu munsi bitandukanye no mu gihe cyacu. Uyu munsi kuba disciple hari ubwo ushaka kwigwizaho umubare w'abantu, kwigwizaho umubare w'abantu, kuvuga ngo aba n'abanjye, aba n'abanjye. Twebwe mu gukizwa kwacu twakiriye agakiza, twumva ubutumwa bwiza, ariko nta n'umwe watubwiye ngo ngwino nguhindure a disciple. No. Ikiza cy'ibyo, a student yabonye icyo umwarimu afite adafite, aramwegera. Twebwe ntabwo biri nko muri iki gihe ngo dufite discipleship class. No,
mu gihe cyacu nta disciple class ntabwo ari kuzana igitabo ukavuga ngo uyu munsi ngo discipleship class ni oya twebwe biratandukanye kandi ngira ngo biri biblical kuko twarakizwaga muri icyo gihe abantu barakizwaga bakemera ubutumwa bwiza then bakicara mu nyigisho za Kristo mu Acts of the Apostles byakozwe n'intumwa bigaragara neza ngo bigishwaga inyigisho z'intumwa bagahura bagasenga bagasangirana ibyabo in other words hari connection ikomeye cyane muri iyo connection rero twebwe twagize bwa busabane ntabwo byagusabaga kujya muri program ntabwo bavugaga ngo ibiki no warebaga icyo ushaka kumenya ukakibaza ukabaza abantu bose cyangwa ukabaza umwarimu ntabwo ari umwarimu umwe wigisha abantu bose yes wowe nkawe umuvugabutumwa imyaka 40 ntabwo wenda ukimara gukizwa cyangwa se mu muhamagaro waba waragize umuntu bazi ibibazo byaramfashije cyane kuko nkimaze no gukizwa as a young person nari mfite a notebook na n'ubu kari strong karacyari ka notebook ka yero maze gukizwa batwigisha gusoma ijambo ry'Imana hasoma ijambo ry'Imana ku break time abandi bose bari muri break bagiye ngiye nkicara ahantu nkavanayo New Testament ya Gideons nabanje gusoma igitabo cy'Abaroma ijambo ryamfasha nkaryandika muri notebook nataha nkasubiramo iyo ni practice uba warigishijwe n'umwarimu so ni practice wari ufite umwarimu wakwigishije kubikora gutyo oya warabyikoresheje narabyikoresheje ariko bakakwigisha kugira uruhare mu kwiyubaka nk'umunyeshuri of course wari uzi yuko ugiye mu class ujyana ikaramu na ka notebook so nanjye nari ngafite so iyo practice yije gusoma ijambo ry'Imana practice yo gusenga practice yo witnessinga kuvuga ibyo wizera ni practice warebaga ibyo byose warabyigishije wowe yes ntabwo wigeze ugira umuntu akubwira ati wenda basenga batya ntiwigirize cyane utaza kurwara utaza gusoma nawe ukayoba bigishaga ijambo ry'Imana aho udasobanukiwe ukabaza nde ukabaza uwo muyobozi wigishije uwo munsi so bikagufasha nawe kudeveloping izo ntuzi so hari ukwegerana ministry ya discipleship na discipler hari ukwegerana connection ministry ya discipleship ntabwo iri on the pulpit ni ukwegerana mukumva muri bamwe you know ariko discipleship classes zacu zo muri iki gihe n'ahandi hose ni ibintu biri mu bitabo ni byiza mu bitabo ni byiza programu ariko discipleship ntabwo iri mu bitabo okay ikibazo cya nyuma nkagaruka kuri nkuru y'aba basore urabizi iyo tuvuga discipleship cyangwa disciples kugira umuntu kuyobora abantu benshi bakunda kuvuga inkuru ya tuvuge Yesu n'abigishwa be tukavuga Mose na Joshua tukavuga Benezi nkuru tukavuga Paul na Timotheo wenda bishobora kuba bitari byanditse as such ariko iyo birebye ubona ko ya relationship rimwe na rimwe y'umuntu umwe n'undi cyangwa y'umuntu umwe n'abandi bantu bakeya ariko avuga ngo uyu muntu ndamufasha akaboko turagendana Paul akabwira nka Timotheo cyangwa Batito akababwira ngo mube careful mwitondere abantu baza bigira uku bigaragaza gutya batameze gutya kubera ko nibaza ko hari umuntu akizwa kinjira muri community yabizeragaza yibwira ko abantu bose bakiranuka nkuko yumva ashaka kumera kandi wenda bishoboka yuko harimo nabandi bameze nkawe nabari inyuma n'iki so wowe icyo kintu gitekerezaho cyo kugira umuntu ugufasha wenda nimukurikize program yanditse ahantu runaka ariko ukagira umuntu mugendana cyane cyane ikimara gukizwa ariko nanone no muri calling yawe mu gihe wamaze kumenya icyo uhamagariwe ukagira umuntu muganira ukagira umuntu ubwira icyo kintu iyo concept witekerezaho gute iyo concept nyibona iri powerful
ngira ngo discipleship ugiye kureba Yesu ni nayo mpamvu yatoranyije abantu bake. Yatoranyije bake, Bibiliya iratubwira ngo yagiranye ibihe nabo, asengana nabo, agendana nabo, abantu bake. Iyo concept ya small group ni ikintu cy'ingenzi cyane. So ugiye kureba uzare mu byakozwe mu evanjiri niko bavuga. Buri disciple wese yamurebaga mu buryo bwihariye. John na James bazana ibibazo byabo bwihariye. Yesu ntibakwemera duhamagare umuriro, Yesu abasubiza butandukanye n'ubw'abandi. So a disciple and a disciple amenya imitekerereze y'abantu neza akayihindura. Ugiye kureba na Petero, Petero yahoraga ahubuka. Yesu yarazi uburyo amuhandoringa, kuko yarazi ko ahubuka, aravuga ati get behind me Satan. So ugiye kureba na Judas yakundaga amafaranga. Yesu yarazi imitima yabo. So iyo uyobora nka small groups nk'izo, nturebe umubare w'abantu, ubwinshi bw'abantu, shaka bakeya umenye n'imitima yabo. Hari ibintu bimwe byo muri leadership, kumenya ntuza imiterere y'abantu. Yesu yarazi imiterere yabo. Ni nayo mpamvu ngira ngo ntavuze byinshi, ni nayo mpamvu yahaye ubuyobozi Peter. Yarazi imiterere ye, abandi abaha responsibilities ni kuko yarazi. So nk'umu disciple utoza abantu, utoranye bakeya ariko binagufashe kumenya imitima yabo. So ya secret yo na interesting na trust yo yonyine ni ikintu cy'ingenzi. Ariko akenshi tuba dushaka igihiriri cy'abantu, ariko igihiriri cy'abantu ushobora kumamenya bose. Nayo mpamvu Yesu yakoze strategy yo kuvuga ngo kantoranya aba bantu 12 mbamenye, babane nanjye barebe. Ni nayo mpamvu Vitali babonye uburyo asengamo, amwegera ngo ariko twigishe. Bashagaga kumenya ibanga. Ariko today umusore arahaguruka ntabaza ibanga by'uwamubandirije, kavuga nanjye nabikora. Uragera yute utarabanza kumenya iryo banga? So hari that time yo kugera. Ahubwo ikindi ntavuze ikiri absurd nuko tubona nk'urubyiruko rwinjira mu bintu bataragize abantu babatoza, bagahubuka. Kandi urabizi urubyiruko ruba ruri energetic, yagwa mu makosa nk'uko twese tuyagwamo, ariko iyo agira abantu bamuyobora bamwigisha biba bitarabaye bityo. Nayo mpamvu amahirwe twagize Vitali warabibonye, nuko twagize abantu batugayidinga, batuyobora. Nubwo wakora amakosa aravuga ati wayakoze, ariko muri iyi minsi umusore nubwo yakora amakosa ntawe umubwira ngo wakoze amakosa. Urakoze cyane Dr. Norman, arakoze kuko dusobanuriye byinshi kuri discipleship. Ndibaza ko abantu benshi bayumvishe, kuko nanone hari uruhande avuze abantu batajya bakunda kumenya, ngo kubera ko jewe nagendanye na Mukristo tutarize, tutaraciye muri kaminuza, tutarakoresheje iryo jambo discipleship, simenye ko mu by'ukuri ari wa mbere disciple. Nkagira ngo nyine abantu benshi urakizwa ugatujya muri korali, rimwe na rimwe wagera muri korali ukaba inshuti na perezida wayo, cyangwa ukaba inshuti muri case ya Dr. Norman. Amahirwe ngira nuko aba bagabo bombi barimo barandika ibitabo, kandi nagize amahirwe yo gusoma manuscripts zabo. Murebye nko muri case ya Norman ubona ko ukuntu bamwe mu bamama babaga hafi, babaza umeze ute, ibi nibi bimeze biti, ibi nibi. So wenda iyo jambo ridakoreshwa as such, ariko icyo ngicyo cyitwa discipleship kirimo gukorwa. Ikindi nibaza cy'ingenzi mbere ko njya kuri Mukristo nuko nanone kubyita amazina, kuba byitwa amazina byongeramo akantu ka intentionality, byongeramo akantu ko kumenya ngo okay, iyi ni inshingano nahawe reka nyikore neza. Nuko nasezeranije abadukurikiye, ndagira ngo noneho tugaruke kuri aba bagabo babiri batubwira icyo bapfana
kuri iyi ngingo ya discipleship kugira ngo tuze kurushaho kumenya uko niba jyewe mfite umuntu urimo kundiscipolinga bigenda biti mbikorane ariko se niba nanjye mfite umuntu urimo kundiscipolinga mbigenze mufashe so kadore kwa mukristo watubwiye ko agize umuntu wakundiscipolinze cyangwa wagufashe mu rugendo rw'agakiza tubwira uwo muntu ninde mwahuye muti yego story time yego murakoze cyane uranyemerera mbere yo kunsubiza icyo ngicyo nongera ku byo Dr. yaravuze ku kintu cya discipleship wavuze ku kintu cya intentionality na intentionality part of it shobora kuba idahari ariko nkuko waruvuze umuntu akigishwa ntekereza ko ikintu gikomeye cyane kigomba kuranga discipleship ni intimacy. Intimacy ni ukuvuga ngo uyu muntu urimo wigiraho yakinguye ubuzima bwe nta kintu aguhishe aho afite amakosa yabikweretse. Basically urebye na Yesu ikintu yakoze, Yesu yasanze abagabo barimo bararoba arababwira ati ni munkurikire none nzabagira kuba. So bishatse kuvuga ngo ntabwo ushobora gufasha umuntu kuba kandi iyo urimo urajyana umuntu kugira ngo ahinduke biragoye ko ashobora guhinduka igitandukanye n'icyo uri cyo wowe. So basically icyo urimo urakora urimo uramujyana hahandi ureba hahandi wageze wahindutse haguhinduye aho hantu niho urimo uramusunikira. Rero ntabwo umwigisha akenshi mu by'ukuri ntabwo ajya kwigisha ibitandukanye n'icyo ari cyo. So akwigisha cya kindi ari cyo. Rero iyo intimacy iyije akakwemerera agakinguka akakubwira ngo dore ibi ngibi nakoze aya makosa dore nuko nguko ingaruka z'amakosa nayanga ibi nabikoze neza kubera ko byagenze uku hanyuma from a distance uri muri tegereza uri murareba ariko no observinga ubuzima imibereho. So iyo umaze ro gutikinga ku mibereho wa muntu abayeho ubona ko focus yiwe no gusa n'umwami no gusa na Kristo nicyo agambiriye ni nacyo arimo kwigisha. Ntaga kwigisha ibintu avuga ahubwo akwigisha ubuzima bayeho. So nimba ari ugusenga ntago yakubwira ngo senga adasenga ahubwo arabikora hanyuma nawe ukabona ko arimo arabikora. So rero discipleship nkuko Dr. yabivuze ni ukuza kuba hamwe ego ni ukugira ya intimacy. Modo ya Kristo yari afite abantu b'ubwoko butandukanye. Yari afite abantu 5,000, yari afite abantu 70, yari afite abantu 12, yari afite 3, yari afite 1. Mu bantu 5,000 niba abantu haza baraje barashonje bafite inzara akabagaburira. 70 niba abantu bisumbuyeho gakeya yohereza kabwira ngo mbahaye message mugende mujye kuvuga on my behalf. 12 ni abantu abana nabo umunsi ku wundi. Nibyo ubona mu butumwa bwiza muri rusange yigisha mu migani ariko bo yaza akabwira ngo mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Niwe ntabwo yabigishaga mu migani kubera iki byagombaga kubaho hanyuma bakabona. So Yesu Kristo icyo yarari cyo nicyo yabahinduye cyo kubacyo. So kubera ko Yesu yaje kuroba no gukiza abantu akabakura mu isi y'umwijima akabajyana mu mucyo, nibwo bushobozi niyo capacity niyo ability yahaye babandi 12. Ariko nanone ba 12 yabigishije nyine kuba baba barobye b'abantu. Hari abandi batatu bigiye imbere bajyaga babona umutima wa Yesu bakabona Yesu yananiwe bakabona Yesu ibyuya byiwe birava mbega muri ya handi Yesu ari vulnerable handi Yesu arushye handi Yesu aremerewe akabwira ati ngo arimo arabireka akabwira nawe nduhora mu gituza cyiwe agahogira na wa wundi. Niyo mpamvu igiye kureba urwandiko ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ubona mu by'ukuri harimo intimacy yirefaringa nk'umwigishwa Yesu Kristo yakundaga cyane. Kubera iki umuntu uri mu gituza yumvisha ibindi avuga urukundo rw'Imana avuga divinity ya Yesu Kristo. Kubera iki hari ahantu yarari hari ibanga yamenye hari umutima wa Kristo yamenye aba bandi bamenye ariko mu by'ukuri batamenye kuri an intimate level kuri rwa rwego Yohana yagize. So rero nicyo nashaka kuvuga ngo mu by'ukuri hari ibintu bya rusange hari abantu rusange nkuko yavugaga hari abantu bari rusange iyo niyo community niyo local church ariko mu by'ukuri hakwiriye no kuba intentionality yo kuvuga ngo uyu muntu tugiye kujyana n'urugendo ariko hari ahantu ndimo mwerekeza. Hanyuma rero uwo muntu rero n'umuvandimwe turi kumwe hano. Urugendo rwatangiye ari umwarimu wanjye kuri secondaire aho nize.
ndabyibuka neza nk'ibyabaye ejo hashize, kubera ko ndibuka yaraje, umuntu wese wageragaho nigaga yagombaga kumenya, yamenyaga ataragira gute atarambona, nawe yaje afite amatsiko rero yo kumenya uwo muntu bavuga, ajya nsetsa akambwira numvaga ari umuntu ikintu kikije yaye umuntu munini, ngiye kukubona mbona mu by'ukuri nyine ntabwo uri wa wundi natekerezaga. Hanyuma rero hari incidence yabayeho, ndibuka uburyo nari nambaye, uburyo nitwaraga, uburyo navugaga, araza nyine mu kwanya approachinga, icyo gihe yanambajije ngo uri Mourinho, niwe bita Mourinho, ndavuga ati oya ntago ari uko nguko nitwa, ndamubwira, arambaza witwa nde, ndamubwira, aratangira kumbwira ati ubu iyo myambarire ntago nyishaka n'ibiki, naramubwiye, ndamubwira ati rero uri mushyashya hano, utangiye akazi, niba guhemba uzangurire imyenda ushaka ko nzajya nambara. Noneho nyiza umunsi wakurikiyeho wetse gibrere nawe twakwemerera iyo speed wetse gato. Ucyo gihe wari umunyeshuri? Nari umunyeshuri. We ni mwarimu? Yego. Urangije amubwira ngo arakubwira ati ko wambaye ibintu bitari bidahuye n'ibyo uzabanza ugenda uhembwe uzungu nuhembwa uzangurira igishaka. Uwo niwe mukristo yari we at that time? Yego, uwo niwe narindi. Yego. Komeza inkuru. Hanyuma rero yambwiye ijambo, arambwira ngo pfukama hariya, ndamubwira ngo imwe mu myanya ngira ntabwo ngira umwanya wo gupfukama. Cyakuze uramutse ubishoboye wowe wagira gute wapfukama. None wumve kubwira umuyobozi wawe, wumve kubwira umuyobozi wawe, wumve ku umwarimu, uretse no kuba umwarimu ni umuyobozi, inshingano yari afite. Hanyuma rero reaction yakoze no yabaye imbarutso y'urugendo rumaze imyaka 10 uyu munsi. Yarambebye aravuga ngo umunsi umwe nzabona wowe uhindutse. Naho ngaho nuko byagize umunsi wakurikiyeho, mpita nizira nambaye na kamambiri kugira ngo nanamwemeze ko bya bindi nyine, kubera bitewe n'uwo narindi we, nicyo natekerezaga ko narindi cyo, n'uburyo nafatwaga muri iyo community n'iyo society twari turi kumwe. So aho ngaho rero mu by'ukuri ni urugendo rwatangiriye, ndasoreza aha ngaho ino nkuru, rwatangiye aho ngaho ambwira iryo jambo, noneho na buri munsi anyinvitinga muri office yiwe. Ntago amasengesho yakoze yanjye ni menshi cyane, kuko ya skipinze breakfast nk'abandi, lunch nk'abandi, yajyaga anyinvitinga muri office yiwe, no ku rugendo rwatangiye. Urakoze cyane. Ndagaruka kuri iyo nkuru ntago irangiye, ko mbere yuko twinjira muri principles kugira ngo abantu bumve uko byari bimeze. Mukristo atubwiye mu mbonize muri perspective ye yuko byaje, wowe kuri wowe aravuze ngo abantu benshi bamumenyaga bataramubona, ndetse niko byakugendekeye nawe uhura nawe bwa mbere. Atubwiye ukuntu yiyumvaga muri we nk'umusore nyine, ngira ngo ari wari ukiri umutini, avuga ati ntago ushobora gupfukama, ahubwo niba ubishaka aba ari upfuka. Wowe kuri wowe ubibona ute, wagubyakira ute, uduhaye inkuru mu mboni zawe noneho wayivuga ute? So nanjye biransubiza inyuma y'ukuntu naje aho ngaho kuri iryo shuri. Nize ubwarimu, nize uburezi, ariko mbyiga ntabishaka. Umutima wanjye nagiyeyo mbabaye, kubera ko nari natsinze, mfite amanota meza, kandi perspective nari mfite ku bwarimu nuko abarimu basoza ari abakene bameze nabi. So sinashaka kujya kwiga ubwarimu kubera ko nari nzi kizavamo. So kubera Imana niko njya mbyita, nisanga nta yindi choice mfite uretse kujya kwiga ubwarimu. Sinkamenye ko n'umutima w'Imana kunjyana yo kugira ngo izakore cya kindi yagambiriye. Reka tuvuge mu buzima wenda bwa mukristo n'abandi nka mukristo. So nize ubwarimu, ndarangije, ndashoje, nshatse gukomeza kwiga nyine ku upgradinga for masters kugira ngo ndivatinge ubwarimu, ko nakoraga sciences biranga neza. Nshakisha akazi kandi biranga, nisanga ngomba kujya gukora cya kindi nize cyangwa se ibyo nize. Niko nagiye kuri icyo kigo cyo yigagaho cyitwa GS Nyamata Catholique, abantu b'Nyamata turabasuhuje. Amangezeyo njyayo bampaye inshingano zo kuba ni préfet de discipline, ubwo n'umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Nanjye nari mutoya mu myaka, mu gihagarara uburyo nagaragaraga, zibanjyanye kuyobora abandi banyeshuri. Ugiye no kureba harimo na bamwe muri bo ngira ngo bandusha imyaka cyangwa se tunangana, kuko ni aya mashuri ya 12 years basic education. So ngiyeyo nuko nakubitanye na Makristo. Ngezeyo numva umuntu witwa Makristo bamuvuga ngo umusore uteye ubwoba uzwi, reka mbyongereho nubwo atabivuze, ngo umusore ukurura abakobwa kurusha abandi. Ngira amatsiko yo kumenya uwo musore ukurura abakobwa kurusha abandi w'icyamamare mu kigo, shaka kumumenya. Bamungezaho
dukubitanye nsanga koko afite umwihariko mu bandi banyeshuri uko yabivuze ni uko namwumvishije niko namusanze yari ngo nicyo kibazo warubajije nsanga uburyo yitwara birasa neza nuko bamuvuga ariko izina rye ntirihuye nuko abayeho so nicyo cyatushije ibitekerezo bya ndavuga uyu muntu yitwa mu Kristo ariko uburyo abayeho ni mupagani so numva ashaka kumenya ubuzima bwe cyane byimbitse ibwina so ndamubwira ariko niyenzaho kugira ngo ndebe aho twahurira nyine mamye bya bindi nabwiwe umusore udashobotse umusore umeze gutya na gutya mwiyenza nuko namubwiye ngo pfukama ntabwo yabeshye yarambwiye ngo ntabwo njya mbona umwanya wo gupfukama ahubwo we wapfukama bibaza umuyobozi mbashoka ni gute umunyeshuri akubwira ngo pfukama ariko of course nk'umwarimu nk'umurezi narinzi icyo gukora mera nka satani bavuze ngo reka ngutege ikindi gihe ndavuga reka nkurindire tuzahura undi munsi ndaza ndongera ndamusanga ndamubwira wambaye ibiki kutambaye ibisa nk'iby'abandi yari yambaye timba n'inkweto ndende zamuye arambwira ngo nta zindi nkweto mfite ngo nimba ushaka ko nambara izindi uzazingurire ndamubwira nuwongera kugura kwambaye izo nkweto nzakwirukana uzi icyo yakoze yagarutse yambaye kamambiri kandi kamambiri rwose uyu musore ateye amatsiko ndashaka kumenya ubuzima bwe ibirenze ibi arimo anyereka ni ibiki byihishe inyuma so niko gushaka rero uburyo twabana uburyo twahura ariko intego yanjye mu by'ukuri nashakaga kumenya uyu muntu ubayeho uyu muntu ukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi umuntu utinyuka kubwira umurezi ngo genda upfukame wowe nshakira inkweto nuko nguko naho nicyo cyifuzo ni umutima wo kugira ngo mbashe kujya kugira na wa mwanya yavuze nawe wo kuganira kumumenya nicyo cyari cyifuzo cyanjye ariko nanone munyemerere tuze gushimira wa muryango wavuze bitwa Youth Impact Mission umuyobozi yitwa Birondwa Samuel cyangwa se Sam mu by'ukuri nagize igihe gito cyo kujyayo mu magathering bagira ya buri mwaka yitwa Vision Conferences so njyayo ngezeyo avuga ikintu gikomeye aravuga ngo hari ibintu bibiri ngo ushobora kubaho ukabaho nk'intebe ushobora no kubaho ubuzima bwawe bufitiye abandi umumaro nisuzumye yaravuze ngo kubaho ubuzima bwawe bufitiye abandi umumaro ni igihe ubuzima bwawe butuma n'abandi babaho numva ndakingutse numva amaso yanjye arahumutse ndishaka nari ndi mu kabiri mu wa gatatu gutyo kaminuza ndisuzuma ibwina ndinira nk'uko babivuga gerageza kureba umuntu ubuzima bwanjye bugize icyo bumarira ndamubura ndishaka ndibura numva nigiye ubusa numva ntacyo maze ndavuga umunsi mpfuye ninde muntu wasigara nibura bakavuga ngo hari ubuzima bwa Frank bw'impactinze no muntu kuko urumva ni nayo ntego ya iyo organization so njyana rero icyo cyifuzo ku ishuri cyo kuvuga nanjye nibura ngira ubuzima bw'umuntu Imana nkoreshe ngira ubuzima bw'umuntu ngira ikintu marira umuntu niyo yaba umwe wenyine nkava kuri iryo shuri so harimo niyo intentionality twavuze yo kumva ko hari icyo nshaka gukora mu buzima bw'umuntu umwe babiri batatu ariko niyo yaba umwe nkumva ndanyuzwe so nibaza ko ariyo mpamvu nanone yatumye nifuza kwegerana na Kristo. Urakoze cyane ntarasubira kwa Kristo kamaze nkubaze umuntu umeze nk'uwo biragoye cyane kubaka ubushuti nawe kubaka iyo proximity niko Norman yayise ayita intimacy I think ijambo arimo kuvuga kwegerana uwo mubano wa hafi na hafi biragoye cyane bishoboka kandi none nubwo aranakizwa kandi none nubwo anabishaka anyway none ashaka kubakana umubano nawe wabigenje ute nabigenje nte icyambere ndavuga ko n'ubuntu bw'Imana nafashijwe n'Imana ariko nanone nanjye kuko narinzi icyo ushaka nagize kwihangana byaranyoroheye kumwihanganira igihe yananiye igihe muhamagaye akansuzugura kuko narinzi icyo nshaka umuntu uvuze ngo yuzi icyo ushaka nufata ibyo ubonye icyo nashakaga nari nkizi ntabwo rero yari kubura ngo mvuge ngo ntabwo nzongera kumuhamagara narinzi ko mushaka so kwihangana byaranyoroheye ariko nanone n'ubwo buntu bw'Imana nuko koherezwa n'Imana kuri icyo kigo kubera wa mugambi na cya cyifuzo cyuko nibura ari ubuzima bw'umuntu umwe Imana yakoresha ubwanye kugira ngo ikoreho hanyuma ndaza kugaruka reka manze kwa Kristo tubwireho kugira ngo mubano ushoboke hejuru y'umwarimu nawe udashobotse urimo kwinjirira imbere y'abajama ashaka kuzana ibintu birebire kugira ngo noneho birangire habayeho uyu mubano wa hafi na hafi wise intimacy urwo rugendo rwagenze rute hanyuma
ndagira ngo uze no kutugerera ku ngingo iyi ngiyi nyuma yo kuduha urugendo tubwire ngo havuyemo iki kwihangana kwe cyangwa se havuyemo iki niki cyatuma umuntu yifuza kuba rudasingwa mu buzima bwa mukristo byamaze iki? Ntabwo ndi butandukane n'icyo yaravuze. Ni ikintu Imana yari yagambiriye gukora ko ubuzima bwanjye bugomba guhinduka. Ntekereza ko uko byagombaga kugenda kose bwagombaga guhinduka kuko cyari cyo gihe. Icya kabiri, itoranya umuntu, imaze kumutoranya iramuzana aho narindi, imuhereza n'ikintu cyo kwihangana. Aravuga ati mu by'ukuri kumva agize iryo shyaka, noneho ubwo rero na cya kindi Imana yagambiriye bimuhereza kwihangana. Ibyo bintu byaragiye birahura bikora ikintu kimwe, navuga ngo cyazanaga conviction yuko ampamagaye akambwira ngo ngwino. Imana ikamuhereza n'ubwenge, akamereza telefone. Urabizi ko ku ishuri ntago byemewe kwigana telefone, akama telefone ati nta kibazo ngaho yijyane, aya masaha nagera uyegarure. So urumva utwo tuntu twose kugufata, twajya gusangira icyayi hanyuma tukagenda buri munsi ibyo bintu akabikora. So ubwo rero ngiye nkagenda ndeshwa n'icyo kintu arimo arakora. Aramereza telefone. Icyo bivuze ko nsa nkaho ntandukanye n'abandi banyeshuri bose. Mfite telefone, ndayibereka ko mfite telefone. Ikindi cya kabiri, nidusoza amasomo aragenda ajye kungurira. So ubwo rero ibyo bintu byose byagiye bicreatinga iyo space yo kugira cya kintu ndi bwumve, ari nacyo Paulo abwira Abaroma ati kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. So rero ibyo bintu byose, iyo creativity, iyo wisdom n'ubuntu Imana yamuherezaga, ibyo bintu byagiye bindeshya bishyira muri space yo kumva cya kintu natekerezaga ko narinzi, bya bintu narinzi kubera ko urugero najyaga gutereta umukobwa uri mu rusengero, nakoreshaga ibyanditswe, nasomaga Bibiliya nkabikoresha kuko icyo kintu nyine narasomaga nkagenda nkabikora bitewe n'ikintu nari ngambiriye. So ibyo bintu rero mu by'ukuri biragenda bicreatinga space, byashyize muri position yo kwisanga ndimo ndamwumva cyane, gukomeza kumwumva. Rero icyo kintu ndimo numva gikomeza kugenda kigira imbaraga ku mutima wanjye ndetse no ku mibereho yanjye. Ibyo bintu rero mu by'ukuri nza kuza kwisanga, ntabwo nigize mvuga ngo noneho ubu ngubu ndabikoze, oya, ahubwo buri gihe yarambwiraga ati twasenga se, rimwe nkamwangira, ubundi nkamwemerera, ubundi nkumva arimo arabikora nyine kugira ngo abikore kugira ngo nigendere njye gukora bya bintu. Ikindi kintu yakoze ntago he always not intended to fix me. Ntago yashakaga kumfixinga, ahubwo mu by'ukuri yanyeretse urukundo. Ntago yanyerekaga, yarazaga akanyereka, sinzi uburyo bikorwamo, akanyereka ko ndimo ndakora ikintu kitari cyo, ariko nanone mu buryo bwo kutancira urubanza, ahubwo mu buryo bwo kunyerera izo mbuto, kunyihanganira no kungendana urwo rugendo n'ubwo bwenge Imana yagimuhereza. Ndibuka turning point, ntago yambwira urukundo rwa Kristo, arambwira akarekera, ejo agakomezaho, nkamwemerera akansengera, ejo nkakomeza akansengera, none umutima wanjye ugatangira kureshywa cyane, ugatangira kwinjira, nkamubona arimo arasoma igitabo, nkagenda akambwira ibyo arimo arasoma, uko nguko bigenda bifata igihe kinini. Umunsi umwe ndabyibuka turi ahantu hari kuwa kabiri mu kwezi kwa 7/2015, twagiye gufasha umuntu mu gikorwa cy'urukundo. Ndaho ngaho tugiye gusoza, arimo avuga amagambo asoza, numva muri ngiye numva conviction ko igihe kigeze gusarenderinga ubuzima bwanjye nkabereza nyuma y'amezi menshi. Hanyuma nuko nguko turning point yabaye. Hanyuma rero uwo munsi niwo wahaye ubuzima bwawe Kristo. Ariko hari hashize iminsi myinshi, twari tugenza urugendo rw'amezi menshi, nka 3-4 mu cyumweru, yansohokanye, yanguriye, twahagararanye amasaha menshi mu muhanda. Mu yandi magambo nyine urumva Imana yamuhaye ubwo bwenge, tukamara isaha imwe, amasaha 2, amasaha 3 twicaye ahantu, noneho ubwo turimo turaganira cyangwa duhagaze ahantu. Ibyo ngibyo byanyimye umwanya wo kujya hahana. Nimba urugero muvuye ku ishuri mukagera saa 3 z'ijoro muhagaze, mwahere saa 11, murahagaze muravuze, birimo biranyima umwanya wo gusubira muri ya migenzereze. Noneho ingeraho nkumva ibyo bintu ni byiza, arimo ambwira. Ariko nanone byari ibintu nari nzi kubera ko nakuriye mu itorero, nakuze Bibiliya nzi cyari cyo, nakuze nyisoma. Hanyuma rero
nza kuza ndagenda mu by'ukuri ntaragira ubwo buntu bwo kumenya umwami, ariko nari ifiteho knowledge, nari nzi ngo ndafungura ahangaha nsoma ahangaha mbikoreshe mu kwaprocinga n'abakobwa bari mu rusengero. Hanyuma urwo rugendo rwose rero biragenda nyine bifata umutima wanjye birawumenagura, numva umutima wanjye nyine ugezeho noneho ukwiriye gufunguka ukakira umwami. Byavuyemo iki rero utaragera aho ngaho ntukibagirwe. Mr. Frank, uyu munyeshuri ubwira gukuramo timba akazana akamambi, finally ndagira ngo abadukurikiye ubahe iyo feel, ubahe ko wiyumvaga. Urabizi ko atari umuntu urya iminwa iyo atabishaka kuvuga ngo simbishaka, iyo bishaka kuvuga ngo ndabishaka. Amushaka ibyo byose uwo munsi umwagiye gufasha uwo muntu ukamubona aje imbere ngo aho ubuzima bwe Kristo, warabimenye ko atari ibintu by'uburyarya, katarimo kubikora kugira ngo akunezeze, kuko yabiza kuba ashaka kuneza barakunejeje. Wowe wiyumvise ute? What's the joy of a disciple? Kuri icyo gihe umubonye finally none avuze ati ndaje, wabyakiriye ute, wiyumva gute? ngenda jya nsubira inyuma gato. Nta kibazo. Ndi muri kaminuza nagira ubuntu bwo kuba mu muryango witwa GBI, umuryango utoza abanyeshuri ubafasha mu rugendo rwo gukura no kwizera Kristo ku bataramumenya. So narinzi neza umunezero n'ibyishimo bituruka mu kubona umuntu yakiriye Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwe. Nandi magambo naragira ubuntu bwo kumenya icyo byanditswe bivugaho. Biravuga ngo uyu muntu umwe yihanye mu ijuru impundu ziravuga. Ikindi nanone ni muri Daniel ngira ngo bavuga ngo abahindure benshi ku gukiranuka ngo bazarabagirana. So narinzi uburyo bimeze, nari mfite amakuru kuri ibyo bintu. Birumvikana rero nihuje n'ibyo narinzi, umunezero wari mwinshi cyane. Icyambere nari ndi convinced mu mutima wanjye yuko ibintu bimubayeho na amakuru y'impamo, ntabwo ahubutse kuko twaragendanye. Yabivuze ngo nibaza ngira ngo ni cyanditswe ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Nari mbize urugendo twagendanye, nari mbize amagambo yumvishe atarayange ava ku mutima w'Imana, nari mbize uburyo agenda byakira ibyo yemera, hari ibyo tutagiyemo kuko ni urugendo runini cyane. So nari nzi ibyo agenda atora, ibyo agenda ajugunya, buryo agenda nabyo yajugunye yongera kubitora. So naramubonaga uburyo agenda atsindwa yemezwa n'umwuka wera. So kwemera akamanika, akavuga ko atsinzwe, akamera ko ari umunyabyaha, kuwe Kristo yamukiza. Naranezerewe kuko nari nzi icyo bisobanuye. So nari mfite ibyishimo byinshi cyane, kandi nari nzi ko ikimubayeho kiticuzwa, kandi nari nzi ko bitagiye kugarukira kuri we gusa, bizanakomeza no kubandi kuko byamubayeho byarambayeho. So nari mfite umunezero mwinshi mu magambo mvunaguye, nari nezerewe cyane kuko ibyo ari mubayeho nari mbizi bisobanukiwe neza. Urakoze cyane Frank. Dusigaje iminota mike ariko ndashaka ko mu Kristo tugerera hahandi nagukatiye ugeze, kuko nashaka kugira ngo abantu babanze banumve noneho rya ruhande rwo kuri uwo munsi. Ndagira ngo utubwire icyo wari ugiye kutubwira icyo byabyaye, ariko unavuge wenda mu ncamake kimwe bibiri bitatu kugeza ubu ngubu twumvishe iyo proximity cyangwa intimacy igomba kuba hagati y'umutoza n'uwatoza, ariko indi principle imwe cyangwa ebyiri ushobora gusangiza abadukurikiye umugoroba. Ushatse wavuga mu ruhande rw'urimo kwigishwa, cyangwa ukavuga mu ruhande rw'urimo kwigisha, cyangwa ukavuga principles cutting across zikora hombi. Turaba turimo no kuganira ku musozo. Uvuga icyo ngicyo nagukase ugiye kuvuga cy'icyo byabyaye, ariko natubwire principle imwe cyangwa ebyiri, amahame abiri atatu y'uru rugendo rwo kuba umwigishwa rwa discipleship. Karibu. Murakoze cyane. Ni ikintu cyabaye cyangwa se icyo byabyaye nicyo discipleship ubundi imaze. Icyo byabyaye discipleship ubundi, result ya discipleship ni discipleship. Uba discipled ukagera muri position yo kuba nawe uri gukora discipleship ufasha abandi bantu. So rero mu by'ukuri icyo kintu icyo byakoze ni nkuko yabivuze, ntago twagiye muri byinshi. Hanyuma harimo qualifying impano nari mfite kuko ntabyo nari nzi, wenda ibyo nakoreshaga mu isi akabibona kavuga ati ariko ushoboye kino kintu, akanshyira muri position yo gukora icyo kintu. Ambwa atari kushobora kuba waba umwigisha mwiza, none se ndigisha iki, agategura kamereza ibyo yampaye nkabyigisha, wabikoze neza. Uko nguko nyine uko kurerwa, none ubwo ndakijijwe mu buzima bwanjye, then what is next? Icyo riho none n'urwo rugendo no rwo kuvuga ngo icyo ndibuze kuza kuvuga zimwe muri principles ziranga discipleship. So discipleship rero ikintu iri bukore, one ni ugusa n'umwami, hanyuma iyo umaze kugera ku kigero
nibura kitagize icyo gitwaye cyo gusa n'umwami ukora iki ufasha abandi gusa n'umwami nicyo nari mvuze ngo result ya discipleship ni discipleship niyo sako tugomba guhoramo none ubwo ndi muri position yaho ndimo ndafasha abameze nkuko nari imeze none ntakibona ahashize hanjye nka mess ahubwo ndimo ndahabona as a ministry gufasha abantu barimo ba strugglinga n'ahandi ibyo byose rero iyo mbyibutse ukuntu nihanganiwe ukuntu nategereje bishyira muri position yo kwisanga hari wa muntu nanjye ngize ukwihangana nkategereza nkaganiriza igihe kikazagera wa muntu nawe akagira gute akagera ku kigero nawe atangira gufasha abantu so rero nicyo ngicyo kibyara ya attitude wari ufite mbere yaba yaraje gukira abakobwa bakururaga bakanabateretesha ibyanditswe byaje kurangira bite mu by'ukuri ikintu cyabaye nabaye exposed ku ukuri kandi ni ijambo ry'Imana nza kuza kubona ko icyo nakoraga ari wrong nza kuza kubona icyo nakoraga muri perspective iri biblical y'ubumana ndavuga ngo igihe nikigera cyo kuba nakora bino bintu ngomba kuba nabikora mu buryo bw'ubumana kuko nigishijwe icyo Imana ivuga kuri ibyo bintu so ibyo bintu mu by'ukuri byagombaga guhita birangira ndibuka twagendanye urugendo no kuza kuvuga ati nyine usigaranye aba girlfriend bangaye 8 ngaho kuraho ukagenda ukavanaho mukagenda umunani nk'urugero cyangwa babaga banarenga babaga n'abanarenga hasigaye batandatu basigaye batana komeza hasigaye umwe komeza kugeza aho noneho ugeze ukavuga ati noneho rero umusore w'Imana uzimana agomba kubaho gute noneho ukaza rero Imana ikagushyira muri cya kigero noneho akakwigisha ubusabane n'Imana noneho ntube ukivuga ya Mana ya runaka ukagira noneho ya intimacy nawe n'Imana ibyo wamwigiyeho ukagenda ukabikora noneho ukabaho bwa buzima ndagaruka rero kuri principles ziranga discipleship. 1 accountability ni ikirero ni ukuvuga ngo uyu muntu ndimo ndamufasha kugenda muri no rugendo ariko se mu by'ukuri mwembi accountability irabareba kubera ko arimo arakureberaho uburyo ubayeho nawe arimo aragenzura ko uburyo kwigisha ugomba kubaho ariko bimeze accountability rero iva he igomba kuva mu byanditswe byera mukagenzura imibereho yanyu kavase mu by'ukuri imibereho uri murabaho ihuye n'iki kuri kw'ijambo ry'Imana rivuga yero ubwo mukobservinga ubwo harazamo kuza kwiga kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana no tuvuge rero uri murabaho gute aha ko witwaye gutyo kuno aha ko wavuze gutya ese kino ngese tarashira ese ko wageraga umujinya bikaba bitararanye ijambo ry'Imana rivugaho so iyo accountability rero iragenda igakomeza creatinga ya intimacy noneho ubwo rero ku rundi ruhande akaza akubwira ati umwizera abaho gutya ugatureba nikabaho so mu yandi magambo arimo arakubwira ngo ugomba kubaho gutya nawe ugahita wibaza se uko ari kumbwira nikabayo wasanga ari kabayo ukavuga ati ngomba kubaho gutya so ikintu cya mbere rero na accountability iragenda igatizanwa n'ibintu bigiye bita n'izindi principles accountability igomba kuvuka mu kuri kw'ijambo ry'Imana kuko nicyo kituyobora nicyo turimo twiga turasa na Kristo rero yabago icyo kintu akabari ikindi cya kabiri bishobozwa n'iki n'imbaraga z'umwuka wera uhoruzana conviction uhoruzana uko kwemezwa mu mutima nanone bivuye muki no mu gusenga mu by'ukuri amajoro twaraye twiga gusenga icyari cyo tubikora kuva urugero ukibaza ngo nsenga iminota 15 nasengeye ibintu byose nabisenye ukava aho ngaho ukongeraho indi minota 15 ikaba 30 ikabisa akaba amasaha 2 mu by'ukuri ibyo bintu byose ni ibintu ugenda wiga ariko mu by'ukuri byagiye bizanwa na cya kintu cya accountability yavuye muri kwa kuri kw'ijambo ry'Imana yabatumye muhura yatumye mwiga ibyo byose bizana ikirero bizana growth nta kindi icyo growth nuko ugenda nakavuga to kugeze ku kigero cyiza cyuko ibyo ufite wabihereza abandi so ni icyo ngicyo rero bigenda biza so accountability gusenga ukuri kw'ijambo ry'Imana then result ni growth kuba bya bindi ugahita ufasha abandi nabo guhinduka bya bindi ibyo bintu byose uvuze biri mu gitabo cyawe ibi bintu rwose birimo rwose ntabwo tuzabona tukibonye tukagisoma Mr. Frank dufashe nawe kwanza hari ibyo yavuze wirengagije ko yicaranye natwe wowe mukuru yabonye iri attitude na ya mico yindi twavuze bihinduka cyangwa aradutuburiye kubera ko turi kuri televiziyo ntabwo twabeshyira ahangaha n'ubusanzwe ntitubeshye ariko so byarabaye kuko iyo discipleship twavuze ni urugendo kandi iyo umuntu agenda ntugenda uri aho wari uri hagomba kubaho movement hagomba kubaho
deplacement ugomba kuva ahantu hamwe ukajya ahandi so nabonye ubuzima bwe buhinduka icyo tutababwiye kandi nuko n'ubu turacyari kumwe ntabwo byarangiye turacyagendana so impinduka narazibonye hari ikintu kimwe yavuzeho ndabyibuka umunsi umwe araje arambwira ngo natsikiye mu rugendo umuntu ashobora gusitara bivuga ko yatangiye urugendo yizeye arimo aragenda ariko aratsikiye gutsikira mu buryo butandukanye sinshatse kwerura ndamubwira watsikiye byagenze bite kuko yari kwigisha muri ya ministry yacu twavuze yari kwigisha arambwira ngo natsikiye ntago ndi bwigishe ntago nubusendajya imbere y'abantu natsikiye nakoze ibi nibi ndabyibuka naramubeshye ariko namubeshye mu buryo bwo kumufasha kugira ngo yumve ko ibyo yakoze nta kintu kibi gikomeye wakora ku buryo imbabazi z'Imana zitagitwikira mu gihe cyose uri mu rugendo cyangwa se biravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara waguye watsikiye ariko ushobora kubyuka kuko ufite ukubyutsa reka mvuge kano kantu ntabwo umuntu wicaye afasha uwicaye guhaguruka uhagaze niwe ufasha uwicaye guhaguruka so ari kumwe n'umuntu uhagaze ushobora kumufasha guhaguruka kugira ngo urugendo rukomeze ndamubwira ibi bintu byakubayeho nanjye byambayeho kandi nanjye nari kubigenza gutya so byambayeho ibi wari gukora urimo utinya gukora ndabikora kandi ndacyakomeza kugenda ahita asubiramo imbaraga sinzi niba byibuka asubiramo imbaraga araza arigisha binagenda neza cyane asubizwamo imbaraga za kumbwira nago narinzi ko bishoboka ko umuntu yaba yamese nzapu muri buriya buryo Imana ikamubabarira ikanamukoresha kuri iki kigero uzi ikintu kimubayeho ntabwo ari bwongere kwisanga muri cya kirere cyangwa se ha hantu yakoreye cya kintu ko yabibonye birabishye biranduye ariko nanone ntabwo aheranwe nabyo kuko afite umuntu umuhagurutse so nabonye ubuzima bwe buhinduka n'ubundi acyabibona njya mvuga ngo iyo mbimenya ko bizamera nkuko bimeze uyu munsi wa none we azi ko namuhaye umwanya ariko of course nawe mfite n'abandi bantu mba naramuhaye mwinshi kurushaho principe imwe cyangwa ebyiri dusoza imwe reka mvuga imwe yonyine nuko mu by'ukuri ntidufasha discipleship so gufasha abantu kumera nk'uko umeze nge niko mbyita no gufasha abantu kumera nk'uko ushaka kumera nkawe ameze Paul yaravuze ngo munyigane nk'uko nanjye nigana Kristo mugere ikirenge mu cyanyu ko nanjye ngira mu cya Kristo nuza n'umuntu aho uri ugashaka kumera nk'uko umeze uzagwa mu ikosa ry'uko wa muntu azasigaraho ugeze ariko numufasha kumera nk'uko ushaka kumera nawe ameze ni rwa rugendo rwa wa muntu ruzakomeza kandi nawe uzaterwa ishema no kubona wa muntu nawe arimo agenda nawe kuko ikindi kintu kirimo gikomeye nuko discipleship nigarukira ntabwo ari ubuzima bw'umwigishwa bukorwaho gusa nubwo umwigisha bukorwaho turavuga kuri twebwe abantu ko Kristo we yari yuzuye iyo ubona umuntu uri mufasha ubuzima bwe buhinduka ni igishushanyo cyiza cyabaye mu buzima bwawe so arimo arahinduka ageze aha hantu kuko wibuka hari ikintu yavuze ngo arimo arakwigisha arimo aragufasha nibura gutera intambwe ngo agera aho ugeze nimba ndimo mbona ku buzima bwe buhinduka ndavuga nanjye ariko araho navuye hari naho ngeze kandi wibuke ko nanjye hari aho ushaka kugera ndamubwira rero urugendo ruracyakomeje niyo yagera naho ngeze ndamubwira urugendo ntabwo ari hano birangirira dore ni hariya Kristo niwe dusiganirwa kugeraho reka dukomeze no kugira icyo kintu mu mutima ko yuko mu by'ukuri ntibirangirira kuri wowe kuko si wowe gicapo cyiza si wowe gishushanyo cyiza cyaho abantu batwarwa cyangwa se cyaho discipleship irangirira Kristo niwe destination abantu bagomba kwimuka bakagera ahandi Dr. Norman dusoza ijambo rimwe cyangwa abiri umuntu ubaye muri discipleship evangelism church imyaka myinshi abo urubyiruko nkatwe mukanyoze utunenga ko dushaka gukora ibintu tukabikoreramo amakosa kandi twakabaye dufite abantu twigiraho dusoza mu masegonda 30-40 urugendo ntabwo a disciple ari perfect intungane ikindi ni urugendo rw'ubuntu icyo navuga ikintu navuga abantu dushaka quick fixes Yesu niwe rugero rwa mbere intumwa ze zari zifite amakosa hari abihutiraga gukora ibintu hari abagiraga umujinya hari abantu bagiraga ubwibone ariko harabihanganiye so discipleship ni urwo rugendo icyiza cyo kuba disciple
cyangwa gutoza abandi ni ukubabwira ngo nanjye ndacyari mu rugendo. Ikibazo gihari ni uko abigishwa bareba abigisha nk'aho bagezeyo, nk'aho bari perfect. Ni byiza cyane kubwira uriya muntu uti nanjye ndacyari mu rugendo, ibyo nashoboye ubirekere umwuka w'Imana. Discipleship nk'uko yabivuze, hari imbaraga z'umwuka wera abadukoreramo. So duhe room, duhe umwanya umwuka wera adukore. Ndashima Imana cyane yuko yamubwiye ati nanjye byambayeho. Ni ukwereka yuko mu buzima bw'umuntu hari akazi k'ubuntu bukorerwa mu Mwami Yesu. So ni ukubwira abantu evangelism ntabwo iba complete until ubwirije aba discipled. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane mwese. Mukristo ndagushimiye. Ndabizi ko tuzagerana n'ibindi biganiro byinshi tugarushaho kumva iyi nkuru neza, ariko tukamenya byinshi bikuye mu gitabo cyawe. Frank, wakoze cyane kuba natwe munsi. Ndizera ko tuzakorana ikindi kiganiro tukagaruka noneho ku ndirimbo, ku kuririmba, ku mpano yo kuririmba mu buryo burambuye. Iki tuzagira n'amahirwe yo gukina indirimbo zawe, nubwo twibutse harya indirimbo imwe muri za zindi kugira ngo abantu kuri tekinike baze kwidushakira turangize ikiganiro bahita bayikina. Yitwa Nta Kikunanira. Nta Kikunanira yaririmbwe na Frank Rhodes. Baraza kuyibona. Dr. Norman, nakoze cyane namwe ko natwe no kudusangiza ubuzima bwanyu. Ndagira ngo dusoza, mbafitiye amakuru meza, mbafitiye amakuru yuko hari igitabo kirimo kwandikwa cyitwa Staying the Course, cyangwa se kuguma mu cyerekezo kimwe, gukomeza naho hagira ibiguca intege ariko ugakomeza. Ni igitabo cyanditswe na Dr. Evangelist Dr. Norman Paul Desire. Ni igitabo avugamo inkuru y'umunyafurika, y'umuvugabutumwa w'umunyafurika, kigaruka ku muhamagaro, kigaruka ku bibazo n'ibindi bintu bitandukanye umuntu ahura nabyo iyo yahamagawe, kikanagaruka nanone ku buryo Imana ikomeza guha imbaraga, ikomeza gushoboza abo yahamagaye. Kitwa rero title nyamukuru ni Staying the Course. Niyo mutwe w'igitabo nyamukuru, ariko umutwe wa kabiri usobanura kurushaho uvuga ngo is a story of an African evangelist called, challenged and empowered. Igitabo kiri busohoke mu kwezi kwa 12. Turabararikira mwese kugisengera ariko no kukitegura mukazagisoma, kandi turizera tudashidikanya yuko ubuzima buri muri icyo gitabo buzabagirira umumaro. Ikiganiro nk'ibisanzwe cyitwa CNN Podcast. Ngewe nitwa Vital Muvunyi. Nishimiye kuba twabanye uyu munsi. Ndabifuriza umugoroba mwiza, ariko ndabifuza n'icyumweru cyiza tuzatangira kuva ku munsi w'ejo. Iriya minsi 7 yose zababereye iminsi y'umugisha. Niba ufite ukudisciplininga, ukomeze kumushaka, ukomeze kumwigiraho. Niba uri umukristo ukaba udafite umuntu disciplininga, nabwo ubitekerezeho, umere nka Frank uvuga uti ariko wa mugana ubu umunsi mfuye nasiga ari nde nafashije. Ndabashimiye cyane rero, kandi ndabifuriza ibihe byiza, mugira umugoroba mwiza.